dutangiranye ahangaha na Kevin. Uyu mukobwa arangije aravuga ati mana yanjye, ati uyu mwana ngiye kumwica ave kuri ino si ya rurema, ati nabyaye ndi umunyeshuri, ati n'agasore kanteye inda ntago nzi ahantu kaba, ujya undebera umutima mubi. Uyu nguyu yarangije Divine arangije ati wa mwana uri mutoya ariko wihangane, ntago nashobora kukurera ndetse ndi umunyeshuri. Barakwereka ahangaha umugozi yateye mu mazi ndetse uri kugenda umanura akana gatoya. Ese biraza kugenda gute? Ahangaha ni kuri Kaba Films, kora subscribe tubana umunsi ku munsi. Gusa ageze ahangaha agenda mu nda harimo haramurya nk'umunyeshuri umaze kubyara ndetse nk'umugore umaze kubyara. Ahangaha agenda mu nda hamurya hameze nabi, agenda gake gake, agenda acisha amasenga ati mana mfasha mama wanjye ndetse na papa wanjye ntibaze kumenya ibi bintu, kuko baramutse bamenye ko nakuyemo inda nkajugunya umwana banyica. Nyagasani, ese biraza kurangira gute ahangaha? Reka nkwereke ukuntu biraza kurangira, ndetse kora subscribe ukande like tubwire n'ukuntu wabonye ino nkuru. Gusa hari umugabo uri ahangaha, uyu mugabo yanjye avuga ati mwana wanjye, ese ko wari watinze? Uyu mukobwa nuko yaje agira atya ahobera na disi na se. Gusa papa urangije avuga ati umukobwa wanjye nkunda, ati maze amasaha agera kuri 3 yose nkutegereje nakubuze, ati nari nagize ngo ntabwo byakugendekeye neza, nari nagize ngo ati hari ibisore byaba byagufashe bino byarimo biragutereta. Uyu mukobwa arangije ati papa, ni ukuri kw'Imana rwose ntukanshidikanyeho, njye ntabwo nkundana n'abasore. Uyu mugabo arangije papa we aramubwira ati mwana wanjye, ese ko mbona utameze neza, ko ndi kubona mu maso yawe hari ikintu uri kumpisha, ese mwana wanjye byaba byagenze bite? Uyu mukobwa arangije aramubwira ati papa, nkubwije ukuri, ni ukuri rwose ntabwo meze neza, ati ndi kumva umutwe urimo kundya, ntabwo meze neza, ati mfite umuriro. Uyu mugabo yagize atya yumva ko yaba afite umuriro, ndetse uno mukobwa arangije ambwira papa we ati ntabwo meze neza, ati nimba ari malariya ndwaye nanjye ubwanjye ntabwo mbizi. Uyu mugabo byaramucanze, arangije aravuga ati mwana wanjye humura uraza kumera neza, ndabizi neza kuramira neza, ndetse kuba ndahangaha ndari ku bwawe mwana wanjye, mwana nkunda, ndebere neza witonze. Gusa uyu mugabo icyo atazi nuko uyu mukobwa wiwe yari atwite akaba disi amaze no kujugunya umwana mu mazi. Twebwe tumaze kubibona. Ese karaza kurangira gute? We karebe neza witonze, ndetse karaza kurangira wasobanukiwe. Nitwa Neza, kora subscribe. Urangije aramubwira ati rero uretse gatoya, barakwereka bidatinze muri iyo nzira hari umudamu ukora amasuku muri uru rugo uri kugenda aza gake gake. Hari umukozi wo mu rugo uri kuza gake ateruye akana, ateruye ka kana twamaze kubona ko bagiye kwica, numbaze ngo agatabaye ate. Gusa barakwereka ahangaha uyu mugabo arangije abwira umwana we ati mwana wanjye mukobwa mwiza, ati ndagira ngo ngire icyo nkubwira uyu munsi. Umukobwa ati nta kibazo rwose biranshimisha, ati nanjye ndagutegereje ngo ugire icyo umbwira. Babayeho mu buzima bwiza, ndetse uyu mugabo icyo atazi nuko umukobwa we agira umutima mubi. Gusa barakwereka umukozi wabo wo mu rugo yaraje arangije aravuga ati ntoraguye akana, ati bosi wanjye nsanze akana hariya impande y'amazi, ndetse hari umudamu washatse kukajugunya, ndetse niho nkatoraguye, ati ni hariya hirya niho mbashe kuba natoragura kano kana gatoya. Uyu mugabo byaramucanze yibaza ibyo ari byo, arangije aramubwira ati ubwo uravugisha ukuri koko? Ati reka nze ndebe. Agize gutya asanga harimo akana disi gato, arangije aramubwira ati ntabwo bishoboka. Ese bishoboka gute? Uyu mwana ni uwawe cyangwa ni uwatoraguye? Umukobwa biramucanga, arangije uno mugabo abwira uyu mukozi wabo wo mu rugo, aramubwira ati ngiye kukwirukana, uva ahangaha ugende ndetse ujyane n'urwo ruhinja rwawe. Ati njye ntabwo nakwihanganira, ese washobora akazi ute ndetse nawe ufite uruhinja? Uyu mukobwa byaramucanze disi yakoraga akazi ko mu rugo ahangaha, arangije aravuga ati bosi wanjye, ati ndakwinginze akazi nzagashobora ndetse nzakora buri kimwe cyose, kandi n'uyu mwana mufite, ati uyu mwana ni inzirakarengane ndetse nanjye ntabwo nzi ngo bimeze bite. Gusa uyu boss arangije abitekerezaho neza ngo yumve ko ari cyo yakora. Gusa barakwereka ahangaha uyu mukobwa arangije uyu nguyu wambaye imyenda y'ishuri abwira papa ati papa
hati nta kibazo rwose uyu mukozi wacu wo mu rugo akomeje akaba muri uru rugo ndetse afite n'uyu mwana ati nazajya mumufasha. nta zindi mpuhwe mbibutse yuko uyu mukobwa uri ahangaha w'umunyeshuri niwe tumaze gusiga mu kanya ataye uno mwana, none ku bw'amahirwe atoraguwe n'umukozi wabo wo mu rugo. niyo mpamvu uyu mukobwa w'umunyeshuri ari kuvuganira uyu mukozi wabo kugira ngo agume ahangaha ndetse ahorane n'umwana. uyu mugabo arangije aravuga ati hati ndakwinginze, hati cyakoze reka nkwereke akantu gatoya, ati nuramuka ukoze ikosa na rimwe ndetse ufite uwo mwana hano nzakwirukana. uyu mukozi wo mu rugo arangije aravuga ati nta kosa na rimwe nzigera nkora, nzakora buri kimwe cyose, ntabwo nzigera nkora ikosa muri uru rugo ndetse nta kintu na kimwe nzakora kitari mu buryo bwacyo. hati mumbabarire rwose nta kibazo, mumbabarire ndabinginze. barakwereka ubwo ngubwo disi mu gusobanura bosi amubwira yuko nta kintu na kibi azakora ahangaha ndetse n'akazi azagakora neza, byose bikagenda neza. arangije umukobwa w'umukozi wo mu rugo aravuga ati bosi wanjye ndabizi neza ko ushidikanya yuko mfite umwana, kandi njye uno mwana si uwanjye n'uwo natoraguye, ndetse buri kimwe cyose ahangaha mu rugo nzagikora nk'uko nagikoraga, kandi nubona biri kugenda nabi byibuse uzanyirukane. ati mama hirwe mbe ndi gukora ahangaha urabizi ko nta kazi mfite. uyu mugabo yaravuze ati nta kibazo ndabyemeye ariko kuri kondisiyo imwe, nuramuka unaniwe gukora akazi neza nzakwirukana ndetse uvangana urwo ruhinja rwawe. ati vuba vuba rero, ubu nta kindi ndabyemeye, ndetse nugira n'ikintu na kimwe urenza uzambona. ubwo barakwereka uyu mukozi wo mu rugo yaje ahobera bosi wiwe aramubwira turakoze cyane bosi wanjye, ati biranshimishije. barakwereka uyu munyeshuri arangije aramubwira ati hakuze ko nta soni ufite, papa wanjye arakwemerera kuba hano warangiza ukaza kumwihobezwaho uko ushaka. papa wanjye se ni umugabo wawe ko mbona umwihobezwaho? ndebere neza witonze. gusa uyu munyeshuri uri ahangaha niwe wataye kano kana gato uyu mukozi wo mu rugo agatoragura, ndetse icyo atazi ni uko uwabyaye umwana akamujugunya. mama w'umwana ari uyu mukobwa. ese birarangira gute? uyu mukobwa arangije abwira se ati papa, hati kariya kana ko nabonye ari n'akana keza, hati cyakoza papa ndakwinginze uzabafate neza, hati kandi ndabizi mu gihe nagiye ku ishuri ntukabatoteze, ndabizi kugira amahane. hati kuntu disi nabishimiye bimwe bikaze, ndetse ndumva nyuze kuba ndi kubona uriya mukobwa ndetse n'akara gahinja. ese ni ukubera iki uyu mugabo ataramenya neza ngo bimeze gute? uyu mugabo arangije aravuga ati mwana wanjye, ase ndi ko numva aho bakunze cyanira ubundi wazabyaye wawe wakiza ukarangiza. nuko yamuhobeye. gusa barakwereka ahangaha bidatinze uyu mukobwa yahobeye papa we afite ubwoba, ari kwibaza umwana amaze kujugunya ndetse akaba atoraguye n'umukozi wabo wo mu rugo biramucanga. gusa barakwereka bidatinze uyu mukobwa arangije aramubwira ati papa reka mbe ngiye mu kanya gato ndaba ngarutse. nuko desi ubwo barakwereka uyu mugabo nuko yamusezeyeho arangije yinjira mu nzu gake gake. yinjiye mu nzu ndetse uyu mugabo yari umwenjenyeri wubakishaga amazu. haciyemo igihe kitari kinini cyane barakwereka hari umusore wageze gutya araza. uyu musore bamwita Kelvin, arangije aza gake gake. barakwereka wa mukobwa wakuyemo inda akaba yajugunya wa mwana yakundaga abasore bimwe bya nyabyo. ndetse hari umusore yahamagaye ati Kelvin, ati waretse tukanda tukavugana nimba ntacyo bitwaye. nuko yahamagaye Kelvin bagenda ahangaha baza mu byabo, ndetse uyu mukobwa yazanye Kelvin mu cyumba atangira kuba yamutura hasi. undebere neza witonze, abakobwa nk'aba ngaba babaho. Kelvin arangije kugwa ku buriri, hatari kuwa mukobwa urashaka iki ko mbona unshyira hasi bite byawe? uyu mukobwa nuko yakundaga abasore, ndetse barakwereka ahangaha wa mukozi wabo mu rugo. wa mukozi wabo yaje gake gake, yaje asanga hari ibyo bamaze gukora, ndetse uyu mukobwa hari ibyo amaze gukora na Kelvin biramucanga. umukobwa aza gake gake yibaza ibiri kujya mbere, yaje yomboka gake, ndetse barakwereka Kelvin yasohotse acunga areba ko nta muntu waba uri kumubona, asohoka agenda yitonze. gusa barakwereka wa mukozi wabo mu rugo yaje gake gake acunga, ndetse yibaza atari ku uyu mukobwa koko hati nuko ateye kuryamana n'abakozi bo mu rugo, hati wagira ngo barabimuroze. yaje gake, ndetse barakwereka haciyemo igihe kitari kinini cyane
barakwereka ukuntu byose byagenze. Ahangaha ni kuri Kaba, barakwereka uyu mukobwa ndetse umunsi ku munsi yahoranaga asambana n'abasore bakoraga muri uru rugo umunsi ku munsi. Buri musore wese yamwishimishaga uko ashaka, ndetse uyu mukobwa yahaga buri musore wese. barakwereka wa mukobwa uba muri uru rugo yaje gake gake, yaje ahangaha umukobwa nawe yakoraga akazi ko muri uru rugo, aza ahangaha gake asanga wa munyeshuri ari kumwe n'ikindi gisore. Arangije aravuga ati se muri mu biki? Ati ntabwo ubona ko hari umunyeshuri ari kuri kumwe nawe? Uzi ko papa wiwe agusanganye nawe yahita kwirukana muri uru rugo? Ati nta n'isoni ufite? Ati vuba vuba se mureke ibyo ngibyo mujye mu kazi, mureke kuzana ibintu byanga. Uyu mukobwa arangije avuga ati ntago ari weho uhemba uno musore ndi kumwe nawe. Ati kandi niba wumva hari ikibazo biguteye uve muri uru rugo ugende. Ati abasore bo muri uru rugo bose ndabakunda, kandi ibyo ngibyo uzabimenye wagakobwa k'akagoryi gusa. Ati uzi ko nta bwenge ugira? Ati ubona uba muri uru rugo ukagira ngo hari ni iwanyu? Ati hano si iwanyu, ibyo ngibyo uzabimenye. Uyu mukobwa biramubabaza, biramucanga, biramubabaza. Arangije uyu mukobwa avuga ati ndavuze ngo va ahangaha, hita ugenda uva ahangaha, ntabwo tugukeneye. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati ntabwo ngenda. Ati njye undi murimo muranjyana hehe? Ngiye ko ndi mu kazi ndi gukora bisanzwe, murimo kunjyana hehe? Arangije aramubwira ati ndavuze ati genda va ahangaha, ntabwo ushinzwe kuza kureba ibyo turimo, nta na kimwe ushinzwe kuza gukontorora hano. Uyu musore arangije avuga ati kuko atagenda se vuba karashaka iki? Ati genda uva ahangaha se nikomereze gahunda zanjye. Barakwereka uyu wa mukobwa we watoraguye umwana nuko yagize atya aragenda. Yasohotse ahangaha ariko asohoka ababaye, asohoka atishimye. uyu nguyu asigara avuga ati uretse ndaje nkwereke. Ati kano gakobwa reka tugapangire umupangu ndetse tukirukanishe muri uru rugo kugira ngo katazajya gahora kadutoteza, kadusakuriza, ndetse mu gihe turi mu byacu kaza kadusakuriza. barakwereka iki gisore cyatangiye kuba cyateretana n'uyu mukobwa, bakomeza mu byabo. Gusa bidatinze abasore bose bo muri uru rugo bakoraga ahangaha ndetse baryamanaga n'uyu mukobwa. barakwereka bakiri ahangaha uko ari batatu. umwe yabwiye mugenzi we atari kubatse nkajyana uriya mwana nanjye nkajya kumva ukuntu bimeze. umwe aramuga ati njye ariko nanjye najyaho nta kibazo nimba ntacyo bitwaye, undebere. umukobwa yakundaga abasore benshi. gusa barakwereka bakiri muri ibyo ngibyo bakajya bavuga ati bosi wacu aje yatwirukana adusanganye n'uno munyeshuri. Ati tuva ahangaha bataza kuza kudufunga. uyu bosi umwe aravuga ati njye mureke shanje kwitamirira umwana, ibyo ngibyo mubigabanye. uyu mukobwa arangije arababwira ati hako se mwatinye, mwagize ubwoba? Ese mwaje tukagenda niba nta kibazo mufite? barakwereka uyu mukobwa arangije mu kubahamagara batangiye kuba bagira ubwoba, ndetse n'ahangaha ukora mu rugo rw'aba bakire ushobora kuba wagira ubwoba kubona umukobwa wa bosi wawe wirwa uryamana nawe ndetse wowe uri umukozi. bashobora no kwita bakwirukana cyangwa bakagufungisha bimwe bya nyabyo ku buryo ushobora no kumara umwaka muri gereza. gusa barakwereka uno musore ndetse yari ari kumwe ahangaha n'uyu mukobwa w'umunyeshuri, ndetse uno mukobwa arangije avuga ati mwa basore mwe ndashaka umwe ndisingaze twigendere, we Keve waza tukagenda. barakwereka hano umusore wari ufite ubwoba. uyu mukobwa arangije aramubwira ati reka nze twigendere. Ati wewe njye nawe turajyana uyu munsi. Ati jya imbere se tugende. nuko yamutwaye. gusa barakwereka wa musore wari uri kumwe n'uriya mukobwa we yarashe avuga ati ariko ubundi mwebwe kumbona mutiyaminiyara, kumbona mwese mutiyaminiya, mufite ikihe kibazo? mufite ikibazo ki? reka batwereka ukuntu byose bimeze. gusa barakwereka uno munyeshuri yaje ahangaha aza ameze neza, ndetse ari kumwe n'umuhungu witwa Keve. bageze ahangaha ngo we bagiye mu byabo, ndetse uyu mukobwa aza abwira Keve. barakwereka akiri kumubwira wa mukozi wabo ndetse wo mu rugo w'umukobwa yaravuze ati ariko ibintu ntabwo bishoboka. Ati ubundi uyu munyeshuri wirwa uryamana n'abakozi bo mu rugo afite ubwenge ki? Ati se atekereza ate? Ati bosi wanjye ndaza kuza kubivuga uyu munsi. uyu munyeshuri arangije aravuga ati
ati urabivuga se ubundi hari icyawe bafasheho, hari icyawe batwaye, ndetse uvuga iki? uyu nguyu aravuga ati ntabwo mbyemera ndetse ntabwo nabyihanganira kubona buri munsi abasore bo muri uru rugo bagusimburanyaho ndetse mwica akazi, ntabwo byanshimisha. Kevin arangije hatari ko twakigendera, ngenda byumva byose ibyo uyu mukobwa yavugaga. Kevin yarabyemeraga, ndetse uyu mukobwa buri musore wese yifuzaga muri uru rugo yaramufataga ndetse akaba yamukoresha icyo ashaka. Barakwereka araza, ndetse amaze kuza aca inyuma y'uyu mukobwa aragenda, kubera yuko uyu mukobwa yari amaze kubabona, nicyo cyatumye bigenda gutya. Gusa hari uwaje inyuma gato, iyi ni wa Kingi, niwe wari inshuti cyane n'uyu mukobwa wo mu rugo, ndetse arangije aramubwira ati ariko ubundi ikibazo kira, ati ubundi byagenze bute, ndetse byaciyemo, ati byaba byagenze bite? Uyu nguyu aravuga ati ndaza kubivuga, ati ibi ntago nakomeza kubyihanganira, ati kubona mwirwa mukinisha umwana wa bosi ntago nabyihanganira. Gusa uno munyeshuri araseka aramwihorera, aramubwira ati uziko nta bwenge ufite. uyu ngo arangije aramubwira ati urabizi neza ko twese dukora akazi kamwe ko hano muri uru rugo, ati ntago ushinzwe kuza gukontorora ibyo muri uru rugo, ati uyu mukobwa ni umushuti wanjye ndetse we ntago ibikureba kuza gukontorora ibyo muri uru rugo. Uyu munyeshuri ndetse aravuga ati uyu mukozi wo mu rugo, ati maze no kumurambirwa, ati cyakoza icyo ndaza kugukorera ni kimwe, ndaza kukwirukanisha uve muri uru rugo ugende, ati we maze kukurambirwa. Uyu mukobwa we ntabwo yakundaga ko abagenzi be baba baryamana n'uyu mukobwa, ndetse uyu mukobwa yari akiri umwana mutoya. Ndaje dukomeze.